Yesu Kristo nashimwe, ndizera mwatangiye weekend neza, turimo turasoma Bibiliya, tugeze rero mu gitabo cya mbere cya Samweli, n'umunsi wa 62, turatangirana n'igice cya 14, Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yonatani anesha ingabo z'Abafilisitiya. Bukeye Yonatani mwene Sawuli abwira umuhungu wamutwazaga intwaro ati, ngwino twambuke tujye ku gihome cy'Abafilisitiya hakurya. Ariko ntiyabibwira se. Kandi Sawuli yagumye aho i Gibeya iherera munsi y'igiti cy'umukomamanga i Miguroni, ari kumwe n'abantu nka 600. Na Ahiya mwene Ahitubu mukuru wa Ikabodi mwene Finehasi mwene Eli umutambyi w'Uwiteka w'Ishilo wambaraga efodi. Ariko abantu ntibamenya ko Yonatani yagiye. Kandi hagati y'iyo nzira nyabagendwa aho Yonatani yashakaga kunyura ngo agere ku gihome cy'Abafilisitiya, hari igitare gishongoje mu ruhande rumwe n'ikindi mu rundi ruhande. Kimwe cyitwaga Bosesi, ikindi cyitwaga Sene. Igitare kimwe cyari gihagaze ikasikasi hateganye n'Imikimashi, ikindi kusi hateganye n'Igeba. Yonatani abwira uwo muhungu wari umutwaje intwaro ze ati, ngwino twambuke tujye ku gihome cya bariya batakebwe, ahari Uwiteka hari icyo yadukorera, kuko nta cyabuza Uwiteka gukiza akirishije benshi cyangwa bake. Umutwaje intwaro aramusubiza ati, kora ibiri mu mutima wawe byose, hindukira dore ndi kumwe nawe, ndakora icyo umutima wawe wibwira. Yonatani aravuga ati, nuko rero twambuke tujye muri abo bagabo twigaraganze. Nibatubwira bati nimuhamaho tuhabasange, maze tuhagarare twe kuzamuka ngo tubasange. Ariko nibavuga bati nimuze hano, turahera ko tuzamuke, kuko Uwiteka ari bube abatugabije, kandi icyo ni cyo kitubera ikimenyetso. Nuko bombi bigaragaza ku banyagihome b'Abafilisitiya. Abafilisitiya bababonye baravuga bati, dore Abaheburayo basesurutse mu myobo bari bihishemo. Abanyagihome bahera ko babwira Yonatani n'umutwaje intwaro bati, nimuzamuke tubone icyo tubereka. Nuko Yonatani abwira umutwaje intwaro ati, nkurikira, kuko Uwiteka abatanze mu maboko y'Abisiraheli. Nuko Yonatani yuririza amaboko n'amaguru n'umutwaje intwaro amuri inyuma, maze abanyagihome bagwa imbere ya Yonatani n'umutwaje intwaro, nawe abicamo amukurikiye. Muri urwo rugamba rwa mbere rwa Yonatani n'umutwaje intwaro, bicamo abantu nka 20 mu kibanza gito nk'igice cy'umurima. Maze mu rugerero hacika igikuba, no mu misozi no mu bantu bose. Abanyagihome n'ababanyazi nabo bahinda umushyitsi. Isi yose ihinda umushyitsi, habaho umushyitsi mwinshi cyane. Sawuli agusha Abisiraheli isari. Abarinzi ba Sawuli b'i Gibeya y'i Benyamini babirabutswe babona inteko zishoka inkunguru zinyuranamo. Maze Sawuli abwira abantu bari kumwe nawe ati, nimubare abantu murebe ko hari uwacu watuvuyemo. Bamaze kubara basanga Yonatani n'umutwaje intwaro batabarimo. Sawuli abwira Ahiya ati, zana hano isanduku y'Imana. Nuko muri iyo minsi isanduku y'Imana yabaga mu Bisiraheli. Ubwo Sawuli yavuganaga n'umutambyi, urusaku rwari mu rugerero rw'Abafilisitiya ruriyongeranya. Sawuli abwira umutambyi ati, kuraho ukuboko kwawe. Nuko Sawuli n'abantu bari kumwe nawe bose baraterana bajya mu ntambara, basanga bacumitana inkota, umuntu wese na mugenzi we, baratatana cyane. Kandi hari Abaheburayo babanaga n'Abafilisitiya nk'ubwa mbere, bavuye mu gihugu cyose gihereranye n'aho, bakajya mu rugerero rwabo. Nabo barahindukira bifatanya n'Abisiraheli bari kumwe na Sawuli na Yonatani. Kandi Abisiraheli bari bihishe mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, bumvise ko Abafilisitiya bahunze, nabo babakurikirana muri iyo ntambara. Uko niko Uwiteka yakijije Abisiraheli uwo munsi. Hanyuma urugamba rwunamukana i Betaveni. Maze uwo munsi Abisiraheli bararuha. Ariko Sawuli yari yarahije abantu aravuga ati, havumwe umuntu wese ugira icyo arya
butaragoroba ntaramara guhora ababisha banjye. Nuko nta n'umwe muri bo wagize icyo arya, maze abantu bose bagera mu ishyamba hari ubuki hasi. Bageze mu ishyamba basanga ubuki bushonga, ariko ntihagira umuntu wese ukoza intoki ze ku munwa, kuko batinyaga kurenga indahiro. Ariko Yonatani we ubwo se yarahizaga abantu ntarakumva, nicyo cyatumye arambura inkoni yitwaje ayikoza mu ngabo z'ubuki, abuhanaguza urutoki aratamira, nuko amaso ye arahweza. Maze umwe mu bantu aramubwira ati, so yihanangirije abantu arabarahiza ngo ugira icyo arya uyu munsi navumwe. Nuko abantu bagwa isari. Maze Yonatani aravuga ati, data yagiriye abantu nabi. Nimurore namwe uko amaso yanjye ahwejeje nuko numvise kuri ubwo buki. Uyu munsi yaba abantu bariye ku masahu banyaze ababisha babo bagahaga, none tuba twarushijeho kwica Abafilisitiya. Maze uwo munsi bica Abafilisitiya uhereye Mikimashi ukageza kuri Ayaloni, ariko abantu bari baguye isari cyane. Baherako biyahura mu minyago, banyaga intama n'inka n'inyana, bazisogotera hasi baziryana amaraso. Maze babibwira Sawuli bati, dore abantu bacumuye ku Uwiteka kuko baryanye inyama n'amaraso. Arababwira ati, mwariganije, nimumpirikire ibuye ry'igitare murinzanire nonaha. Maze Sawuli aravuga ati, nimukwire mu bantu bose mubabwire muti, umuntu wese anzanira inka cyangwa intama ye, muzicire hano muzirireho, mwe gucumura ku Uwiteka muryanye amaraso. Nuko muri iryo joro umuntu wese azana inka ye baziciraho. Maze Sawuli yubakira Uwiteka igicaniro. Icyo gicaniro nicyo cya mbere yubakiye Uwiteka. Abantu bakiza Yonatani amaboko ya Sawuli. Nuko Sawuli aravuga ati, nimuze tumanuke dukurikire Abafilisitiya iri joro, turare tubanyaga twe gusiga n'umwe. Baramusubiza bati, kora uko ushaka kose. Maze umutambyi arababwira ati, nimwigire hano twegere Imana. Sawuli agisha Imana inama ati, mbese nkurikira Abafilisitiya urabatanga mu maboko y'Abisiraheli? Ariko uwo munsi ntiyamusubiza. Maze Sawuli aravuga ati, nimunyegere batware mwese, murebe mwitegereze icyaha cyakozwe uyu munsi icyo ari cyo. Mbarahiye Uwiteka ujya akiza Isiraheli, naho yaba umwana wanjye Yonatani arapfa nta kabuza. Ariko ntihagira umuntu wo muri abo bose icyo amusubiza. Maze abwira Abisiraheli bose ati, nimujye mu uruhande rumwe, nanjye n'umuhungu wanjye Yonatani turajya mu rundi. Abantu basubiza Sawuli bati, kora uko ushaka. Sawuli abwira Uwiteka Imana ya Isiraheli ati, erekana ukuri. Maze ubufindo bwerekana Yonatani na Sawuli. Nuko abantu barakira. Sawuli arongera aravuga ati, nuko nimudufindire njye n'umuhungu wanjye Yonatani. Bwerekana Yonatani. Sawuli aherako abwira Yonatani ati, mbwira icyo wakoze. Yonatani aramubwira ati, koko nakojeje umutwe w'inkoni nari nitwaje mu mushonge w'ubuki ndumva, none rero nkwiriye gupfa. Sawuli aravuga ati, Yonatani nudapfa Imana ibimpore ndetse bikabije. Ariko abantu babwira Sawuli bati, mbese Yonatani yapfa kandi ari we wazaniye Isiraheli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa. Turahiye Uwiteka uhoraho, ntihazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe we gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu bakijije Yonatani ntiyapfa. Nuko Sawuli arizamukira arorera gukurikira Abafilisitiya, n'Abafilisitiya nabo basubira iwabo. Sawuli amaze kwima ingoma ya Isiraheli, arwana n'ababisha be bose impande zose, Abamowabu n'Abamoni n'Abanyedomu n'Abamibisoba n'Abafilisitiya, arabibasira aho yaganaga hose. Aba intwari, anesha Abamaleki, akiza Abisiraheli amaboko y'ababanyagaga. Kandi bene Sawuli n'aba, Yonatani na Ishivi na Malikishuwa. Amazina y'abakobwa be bombi, uwa mbere ni Marebu na murumuna we Mikali. Kandi muka Sawuli yitwaga Ahinowamu, umukobwa wa Ahimasi. Kandi umugaba w'ingabo ze yitwaga Abuneri mwene Neri, se wabo wa Sawuli. Kandi Kishi ari we se wa Sawuli na Neri se wa Abuneri ni bene Abiyeli. Ku ngoma ya Sawuli yose habaho umurwano mwinshi cyane n'Abafilisitiya. Nuko Sawuli iyo yabonaga umuntu wese w'imbaraga cyangwa w'intwari yaramuhakaga. Igice cya 15.
titire yacyo iravuga ngo Sawuli ategekwa kurimbura Abamaleki. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo nibutse ibyo Abamaleki bagiriye Abisiraheli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abamaleki, ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira i Telayimu. Hariho ingabo zirenga ibirenge uduhumbi tubiri n'Abayuda inzovu. Bukeye Sawuli ajya ku mudugudu w'Abamaleki yubikirira mu gikombe cyaho. Sawuli agezeyo abwira Abakeni ati nimumanuke muve mu Bamaleki ne kubarimburana nabo, kuko mwagiriye imbabazi Abisiraheli bose ubwo bavaga muri Egiputa. Nuko Abakeni bava mu Bamaleki, maze Sawuli yica Abamaleki uhereye i Havila ukajya i Shuri hateganye na Egiputa. Afata mpiri umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza, banga kubirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Samweli ahanira Sawuli ko atumviye itegeko ry'Imana. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka ntasohoza amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso. Nyuma arahindukira arakomeza amanukana i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati Uwiteka aguhire, dore nashohoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramubaza ati ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogerana kw'inka numva bigenda biti? Sawuli aramusubiza ati bazivanye mu Bamaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Nuko Samweli abwira Sawuli ati buretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yarayambwiye iri joro. Aramubwira ati vugire. Samweli aravuga ati mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isiraheli? Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli, kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati genda urimbure rwose b'abanyabyaha b'Abamaleki, ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se ni iki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati ariko kumvira numviye Uwiteka. Nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abamaleki, n'Abamaleki ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza mu zarimburwaga, kugira ngo babitambirire Uwiteka Imana yawe i Gilugali. Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Sawuli abwira Samweli ati naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe, kuko natinya abantu nkabumvira. Noneho ndakwinginze mbabarira icyaha cyanjye, kandi uhindukirane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka. Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiraneyo nawe, kuko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba umwami wa Isiraheli. Nuko Samweli agihindukira kugenda, Sawuli asingira ikinyita cy'umwambaro we uracika. Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isiraheli uyu munsi.
ayihaye umuturanyi wawe ukuruta. Ibera Isiraheli amaboko ntibeshya kandi ntiyihana kuko atari umuntu ngo yihane. Sawuli aravuga ati naracumuye, ariko none ndakwinginze unyubahirize imbere y'abatware b'abantu banjye n'imbere y'Abisiraheli, tugarukane kugira ngo nsenge Uwiteka Imana yawe. Nuko Samweli arahindukira akurikira Sawuli. Sawuli asenga Uwiteka. Maze Samweli aravuga ati nimunzanire hano Agagi umwami w'Abamaleki. Nuko Agagi aza aho ari akimbagira aravuga ati erega intorezo z'urupfu ziracitse. Samweli aravuga ati nk'uko inkota yawe yahinduraga abagore imfusha, niko na nyoko azaba imfusha mu bandi bagore. Nuko Samweli atemagurira Agagi imbere y'Uwiteka i Gilugali. Samweli aherako ajya i Rama. Sawuli arazamuka ajya iwe i Gibeya ya Sawuli. Uhereye ubwo Samweli ntiyongera kuza kubonana na Sawuli kugeza aho yapfiriye, ahubwo aramuririra. Kandi Uwiteka aricuza kuko yimitse Sawuli akaba umwami wa Isiraheli. Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Icyo ni igice cya 16. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza. Uzansukira amavuta kuwo nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi, baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Ati ni amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwira ati ni ukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye, ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba mu mutima. Yesaya aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesaya ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesaya ati aba si bo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi, ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko amutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukaho amavuta niwe wuwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Dawidi ahakwa na Sawuli aba umucuranzi we. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yavuye kuri Sawuli, kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka yajyaga amuhagarika umutima. Maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati dore umwuka mubi uva ku Mana ni wo uguhagarika umutima. Databuja tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakira umucuranzi w'umuhanga, maze umwuka mubi uva ku Mana naguhangaho ajya gucurangira ukire. Nuko Sawuli abwira abagaragu bati nimunshakire umuntu uzi gucuranga neza mumunzanire. Umuhungu umwe aramusubiza ati nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu. Ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga n'intwari, kandi ni umurwanyi. Aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro, kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Icyo cyatumye Sawuli atuma intumwa kuri Yesaya aramubwira ati nyoherereza umuhungu wawe Dawidi uragira intama. Maze Yesaya azana indogobe ayihekesha amarobe y'imitsima n'imvumba ya vino n'umwagazi w'ihene, abyoherereza Sawuli bijyanywe n'umuhungu we Dawidi. Dawidi asohoye kwa Sawuli amuhagarara imbere. Sawuli aramukunda cyane amugira umutwaza intwaro.
maze Sawuli atuma kuri Yesaya ati usabye Dawidi ngo ajye ankorera kuko antonnyeho. Hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa agakira umwuka mubi akamuvaho. Imana rero ibaha umugisha. Dushoje igice cya 16, tuzakomeza ejo n'igice cya 17 mu gitabo cya mbere cya Samweli.